الله أكبر الله أكبر. In the name of Jesus Christ. Harvest souls to harvest lives. Nk'uko Mose yabitubwiye, utazi yavana amenye yajya, nimuze tujye inama, gorora byose vuba, gorora byose vuba. Ikaze nanone ku muyoboro wanyu gorora byose vuba. Ni ngewe gorora byose vuba, ikiganiro ni gorora byose vuba muri gahunda ya gorora byose vuba. Tubahaye ikaze uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi nkuko twabibasezeranyije nanone mu kiganiro cyahise. Uyu munsi turatangira ikiganiro gifite umutwe ugira uti ibisubizo by'ibibazo uruhuri akarere karimo bikeneye ibisubizo nyobokamana kuruta uko byashakirwa muri politiki. Tugiye gutangira igice cya mbere. Ni ukuvuga ngo ibiganiro bigiye gukurikiraho bizaba bifite uyu mutwe, ariko noneho tugenda tugura igice cya kabiri cya gatatu bitewe nuko umwuka azaba dushoboza kugira ngo dusobanurire abadukurikiye barusheho kumva neza ikiganiro. Reka rero tubanze dushima Imana nk'uko bisanzwe. Ndagushimya nanone Uwiteka Mwami Imana yaremye ijuru n'isi, Imana itinda kurakara, Imana y'urukundo n'ubuntu bwinshi, izina ryawe niryubahwe. Wakoze kuko warinze bene data badukurikiye magingo aya, nanjye kanwa kavuga ukaba wandinze ndetse ukandindana na bene data bandi dufatanyije uyu murimo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rero tuje imbere yawe Mwami Imana tubumbuye akanwa waturemanye, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe ryubahwe. Reka wiyoborere ikiganiro kandi ubutumwa tugiye gutambutsa waduhaye ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi bugira aho bukura abantu n'aho bubageza, byose biho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nk'uko bisanzwe rero nari maze kubibabwira ko ari ngewe gorora byose vuba, kandi mu buhanga bw'ibyuma ndi gufashwa na Kevin Trora. Urakoze cyane nanone muvandimwe Kevin Trora, ni karibu mu kiganiro. Nk'uko twabibasezeranyije mu kiganiro cyacu cy'ubushize, aho twagerageje gusobanura mu ncamake inkomoko y'umwiryane, intambara zirangwa ku isi Imana yashimye ko tubaho. Ubu tuvugana isi irugarijwe ndetse abenshi baribaza aho igana, kuko ntibabona icyerekezo n'ejo hazaza, haba mu mibereho myiza, iterambere mu buzima, ubukungu, yewe no mu zindi nkingi z'ibanze zigize ubuzima n'imibereho y'ikiremwa muntu. Ibi byose twabonye ko biterwa hanini no kutanyurwa kwa muntu no kwigomeka ku Mana, bityo tukarushaho kuyoborwa n'ibitekerezo by'agatsiko k'abantu bake ku isi. Ako gatsiko kahisemo kutuyoboza kamere yako mbi idakozwa ukuri, urukundo cyangwa ubutabera. Bityo abatuye isi muri rusange tukisanga ikinyoma gisigaye cyarahawe intebe. Sinatinya kuvuga ko bisigaye bigoye ko umuntu utazi gucangacanga ikinyoma y'isi iri kumusiga. Ese wowe ntubibona ko urukundo rwabaye ruke hafi ya ntarwo? Nirirwe se ngaruka ku karengane kari hanze aha ngaha, aho amategeko asigaye yibera mu nyandiko gusa, kuko atakirengera abatayafiteho ububasha, ahubwo ugasanga benshi amategeko abereyeho kwikiza bamwe agakiza abandi bitewe n'uwo ikirindi cy'inkota kigeze mu ntoki. Usibye kuba ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane iby'ibihangange ku isi biri mu kurebana ay'ingwe, kuko isaha iyo ari yo yose byakocorana, kandi nawe urabibona. Twabivuzeho ubushize ko ari nacyo cyatumye isi yisanga mu ntambara zanditse amateka akomeye ku kiremwa muntu. Ndavuga intambara ya mbere y'isi n'iya kabiri y'isi. Ubu tuvugana usibye kuba rukigeretse hagati y'Uburusiya na Ukraine n'abari inyuma ya buri gihugu cyangwa se n'abari inyuma ya buri ruhande,
ni nuko byinshi mu bihugu bya Afurika byisanze muri BRICS, Brazil, Russia, India, China na South Africa. Ni ibihugu byabimburiye ibindi ku isi maze bihamya bishize amanga ko bihagurukijwe no kwiyunga n'Uburusiya, by'umwihariko mu ntambara bumaze imyaka igiye gukabakaba 4 buhanganyemo n'igihugu cya Ukraine kwa Zelensky. Uyu nguyu tuvuze abantu mwese mumaze kumumenya kuko amaze kuba icyamamare cyane cyane abiterwa no gusheta igihugu cye kikagirwa ikibuga cy'imirwano. Mwese murabizi ko NATO yinanura muri Ukraine, ahageragereza intwaro zayo zigezweho, izaba zikorwa n'ibihugu by'ibihangange nka USA, Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'Ubudage. Urebye ni nuko twisanze mu nkundura y'umuyaga w'impinduramatwara mu bihugu byo muri aka karere cyangwa se n'iby'uburengerazuba bw'amajyaruguru ya Afurika, by'umwihariko nka Burkina Faso kwa Kapitene Ibrahim Traoré, umwuzukuruza wa Sankara nawe wanditse amateka akomeye atateze kwibagirana mu rugendo rw'impinduramatwara y'Abanyafurika mu kwibohora. Uko ni nako kandi ibihugu nka Mali n'ibituranyi birukanye ibihugu by'ibihangange byabakolonije nk'Ubufaransa izuba riva. Murabizi ko Abafaransa barerukanywe ndetse binateza ingaruka zikomeye cyane kuko bumvaga ko biriya bihugu ari ibihugu byabo bigaruriye badashobora kubizibukira. Baravuga rero ngo umwera uvuye bukuru bucya wakwiriye hose. Uko ni nako umwaka ushize ibihugu nka Kenya byisanzemo imyigaragambyo karundura y'urubyiruko Gen Z. Itsinda ryavugaga ko ryasabaga ko itegeko ryo kongera umusoro ryakurwaho ndetse byanaba ngombwa guverinoma yo kwa Perezida Ruto William igaseswa na Kenya igahindurirwa perezida. Gen Z twavuga ko byayihiriye uruhande rumwe kuko nyuma yo kononeka kw'ibintu byinshi, haba ibyasahurwaga n'amabandi cyangwa se n'abigaragambyaga muri rusange, taretse n'ubuzima bwa benshi bwahatikiriye, Perezida William Ruto yabonye ko agomba gucisha make. Imbere y'urwo rubyiruko rwari rwariye karungu, aragonda agira ibyo yemera, gusa ntago byahagarakiye aho ngaho kuko ubu tuvugana nyuma y'umwaka rwa rubyiruko n'ubundi rwongeye kurubyutsa umurwa mukuru Nairobi, aciye iminsi igera kuri 3 ibintu biri byadogereye. Ibintu birakomeye kuko nyuma y'umwaka abigaragambya n'ubundi rwose intero n'imwe baravuga ko badashaka ubutegetsi bwa Perezida Ruto. Turakomeza kubibakurikirana nabyo, tuzabibagezaho bibaye ngombwa mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Imyigaragambyo yageragejwe no mu bihugu by'ibituranyi hano mu karere, twavuga nko muri Kampala mu gihugu kiyoborwa n'umukambwe Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, akaba ategetse iki gihugu imyaka irenga 40. Iyo myigaragambyo yatangijwe ahanini n'urubyiruko rwari rwiganjemo abo mu ishyaka NUP, National Unity Platform, yowe na Cyagulanyi Sentamu muramuzi kuko yamamaye mu muziki cyane ku izina rya Bobi Wine. Ni umunyapolitike akaba n'umunyamuziki ukunzwe cyane n'abiganjemo urubyiruko muri icyo gihugu. Ibyo byose tuvuze ariko kandi ntibikuraho kudeta z'urudaca ziba zigeragezwa henshi mu bihugu byo muri aka karere, by'umwihariko no muri Afurika muri rusange. Ibi byose ahanini usanga biterwa no kurambirwa kwa bamwe mu babiyoboye, kurambirana murantunga, bakarambirana kubera yuko usanga bayoboye igihe kinini, ariko kandi ugasanga kenshi uwicaye mu ntebe aba adashaka kuyirekura. Ibi bikamushyamiranya n'ababa batavuga rumwe nawe cyangwa se batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, yewe rimwe na rimwe n'abiganjemo ababashyigikiye n'ibihugu by'amahanga bikaba byabyuririraho
maze rubanda ikisanga mu ntambara gutyo. Izi ntambara ariko nubwo biba bigaragara ko ari abenegihugu bahanganye, byitiriwe ahanini ko ari ubwoko runaka bwahagurukiye kurwanira uburenganzira bwabwo cyangwa se ibindi bintu. Ariko iyo ushishoje neza usanga ari impatsi ibihugu iba ibyihishe inyuma, ubw'impamvu zabo bwite n'inyungu bashaka mu karere ahanini ziba ziganjemo iz'ubutunzi kamere bw'ibihugu, cyane cyane ko aka karere gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro. Bityo rero ugasanga cyane nk'igihugu cya Kongo kuko aricyo kigenga iyi si, ndavuga ndetse ni ikigega cy'isi cyangwa se umutima w'isi mu byerekeranye n'amabuye y'agaciro y'ubwoko hafi ya bwose bubarizwa kuri iyi si ya Nyagasani. Ibi rero nibyo byatumye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kisanga mu ntambara z'urudaca kuva ku bwa Patrice Lumumba waharaniye ubwigenge bw'iki gihugu no kugeza amagingo aya. Impamvu twahisemo kubakorera iki kiganiro gifite umutwe ugira uti nubwo benshi bahuriza ku kuvuga ko intambara mu karere zarushijeho kwiyongera cyangwa se ko zatangiranye n'inkundura yo guharanira ubwigenge, ahanini ni uko ukuri usanga kuri ukundi. Ahubwo nk'uko twabibasobanuriye mu kiganiro cyahise ko izi ntambara ko ziba zifite abazishese cyangwa se abazihisha inyuma, ndetse mu buryo bweruye n'impatsi ibihugu. Buri wese asigara yibaza ngo ni ukubera iki mpatsi ibihugu bimworohera. Wenda nawe ufite igisubizo watanga, ariko gorora byose vuba twavuga yuko impamvu ari uko amateka yacu abatuye aka karere yerekana ko n'ubundi mbere y'umwaduko w'abakoloni mu karere bari dusanzwe twifitemo amakimbirane, yaba ashingiye ku nzika y'intambara z'abami no kwagura ibihugu byabo, cyangwa se izabaga zishingiye ku bukungu nk'aho umwami yashoboraga gutera igihugu cyangwa igihugu runaka cyangwa agace runaka agamije kunyaga inka zaho, ibiribwa cyangwa se ibindi bintu byagaragaraga nk'iby'agaciro muri icyo gihe. Nk'uko twabonye ko ibikomere by'intambara kandi ya mbere y'isi ari nabyo byabaye umusemburo w'intambara ya kabiri y'isi, kimwe n'uko ibikomere by'iya kabiri bishobora guteza cyangwa se ahubwo biri buteze n'iya gatatu, kuko twabivuze yuko iri ku marembo kandi mwese murabibona isaha n'isaha, ndetse twavuga ko yanatangiye. Uku ni nako n'intambara zo kubw'abami twavuze hejuru, ibikomere n'ingaruka zazo nazo zivugururwa uyu munsi wa none kugira ngo zigirwe impamvu ijyanye n'igihe tugezemo yo guteza izindi ntambara. Iyo zimaze kuvugururwa rero zigahuzwa n'ibihe tugezemo, zigirwa indi mpamvu ikomeye, noneho ituma nanone akarere turimo kisanga mu ntambara cyangwa se kakanyura mu ntambara, ariko byose wareba ugasanga n'ubundi abakoloni aribo babiri inyuma. Uko niko mu bihugu nk'u Rwanda n'u Burundi byisanze mu ntambara zanditse amateka atazibagirana mu isi, aho abaturage basubiranyemo bakicana urw'agashinyaguro, ubutegetsi bukabura icyo bukora nuko bibyitwaramo. Ahanini baburaga uko babigenza cyangwa se bakabura uko babyitwaramo bitewe n'uko ubutegetsi bwabaga bwifitemo ababurwanya cyangwa se abatabushyigikiye bafite imbaraga zo kubushegesha binyuze mu nzira zose zishoboka n'ibitambo bitabarika. Ibyabaye muri ibi bihugu tumaze kuvuga, ndavuga u Rwanda n'u Burundi, mu by'ukuri ukurikije uburemere bwabyo n'imbaga yahatikiriye n'ubugome byakoranywe, ni itsembabwoko, ni itsembatsemba, ni ukwihorera, biranangoye kubona inyito yabyo ntabyita. Mana yanjye birangoye kukumvisha ukuntu abiganye
abashakanye cyangwa se abavandimwe ndetse n'abaturanyi basangiraga akabisi n'agahiye. Babyutse bagatemana, bakicana urw'agashinyaguro, isi yose irebera cyangwa se yabuze icyo ukora bitewe n'isura y'ayo mahano. Hahandi umwana yica umubyeyi we n'umubyeyi yamuca urwaho bikabuka. Niba unyumvise neza nshatse kukwibutsa bya bihe ubumuntu bwari bwaburiwe irengero, aho ifuni yavuzaga ubuhuha, abavuga rumwe babohana maze bakarohana mu nzuzi n'imigezi. Bya bihe amatungo n'inyamaswa byibajije niba koko Imana itarabeshye ngo umuntu arusha ibyaremwe byose ubwenge. Wowe hari ahandi wabonye ishyanga ritababarira, rikica imfubyi n'impumyi, rikica impunzi, aho umuntu azira uko yavutse? Ntukeke ko ibi byose mbikwibukije ngo nkubuze amahoro. Oya rwose ntabwo ariko biri. Ntabwo ngamije kukubuza amahoro, ahubwo nuko ijambo ry'Imana ritubwira ko utazi yava ntamenye yajya. Hatagize igikorwa, abantu badahindutse ngo tureke ibyaha, abantu badahindutse ngo twigishwe n'ibyaha twakoze n'ibyo twanyuzemo, n'ibyo abantu bakoze, n'ibyo abaturanyi bakoze, n'ibyo bagenzi bacu bakoze, isi ya none akarere by'umwihariko kari kugana ahantu habi ndetse kari kugana no mu manga. Hahandi dushobora no kwisanga dusubiye mu byago birenze ibyo twanyuzemo, kubera ko ibyo twabonye ntacyo byatwigishije cyangwa biduhindureho turushaho kugororokera Imana. gorora byose vuba. Ibi mbivugiye kugira ngo nkwibutse ko mu kiganiro cyahise twabonye ko iyo ubwoko Imana yishimira buyigometseho, ntibemere ko ari ibayobora, bakishyiriraho amategeko n'abatware babo, birengagije uko Imana yabahitiyemo, ibyo yabanyujijemo cyangwa ibyo yabakoreye, nk'uko byagendekeye ubwoko bw'Abisirayeli ubwo basabaga umwami ngo bisabire umwami. Bamaze kugera mu gihugu cyabo cy'i Kanani cy'isezerano, Imana yarabaretse, amahitamo yabo mabi irayirengagiza, ariko amahitamo yabo Imana ibanza kubateguza, ibabwira ibizababaho byose, babwira ko umuntu azabasubiza mu buretwa, ikababwira ko uwo muntu azabanyaga ibyabo, ikababwira ko abana babo b'abahungu azabajyana mu ntambara bagapfira barwana, byitwa ko barwanira igihugu ariko barwanira impamvu idasobanutse. Imana byose irabibateguza, ariko byanga bikunda banga kubyumva. Ibabwira yuko ibizabaho byose, ariko banga kubyumva. Uko rero usanga ari nako natwe uyu munsi wa none tumeze, cyane cyane kuko hano mu karere intambara, ruswa, ivanguramoko byari imitwe. Ndavuga mu karere k'ibiyaga bigari, aho igitugu cyashinze imizi, aho utabona akazi kuko ushoboye, ahubwo kubera icyene wabo, ruswa yaba y'amafaranga utaretse n'iyishingiye ku gitsina. Ndakubwira akarere k'ibiyaga bigari, imisozi myiza y'amabuye y'agaciro atagereranywa, aho umwenegihugu abaho nk'inyamaswa, nako inyamaswa iramuruta. Hahandi abantu bakicwa n'inzara n'imibereho mibi, nyamara bakikijwe n'amasambu meza kandi arumbuwe. Hahandi umuntu ategeka igihugu atakibamo, atashobora kukinezererwamo cyangwa ngo akiraremo, cyangwa se ngo akivurizemo, kuko imitungo ye yose ibitswe imahanga, ndavuga mu bihugu by'abakoloni. Maze ibyo byose bigatera urujijo iyo ababibamo cyangwa se abenegihugu babyo ubona bakoze ibirori ngarukamwaka ngo byo baririmba ko babonye ubwigenge. Nawe ibingibi sinzi nawe bijya bigutera urujijo. Nshuti muvandimwe uteze amatwi Gorora byose vuba, muri iki kiganiro ndagira ngo ngengana ku musozo nkubwire yuko ibibazo akarere karimo, abantu benshi bibeshya yuko ari ibibazo bikeneye ibisubizo bya politiki, ariko kandi ntabwo ariko kuri, kuko hari isezerano cyangwa se hari ibanga ryihishe mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bwa roho,
ni iryo banga ni naho ryo twavuzeho mu kiganiro cyashize, naryo twakomojeho muri kiganiro hagati tuvuga yuko hari isezerano dufitanye n'Imana, hari umubano twari dufitanye n'Imana, kandi uwo mubano tutarawugarukaho ngo tugaruke twemere Imana tuyobore, aka karere ntawo gateze kubona amahoro. Ni naho mu kiganiro gitaha aho tuzatangira intambwe ku yindi, tugasobanura kandi tukarebera hamwe aho twayobeye tugata Imana nayo ikatureka. Mbese tuzarebera hamwe uko ingaruka n'ingorane turimo zose uko zatangiye n'uruhare twe twabigizemo, yaba twebwe cyangwa se abo dukomokaho. Tuzahuza ibibazo bya politiki n'amateka y'abatuye akarere, cyane cyane aho twatanye mu buryo bw'umwuka cyangwa se roho, bitewe n'uko ubyita, kugeza ubwo dushakira ibisubizo aho bitari, ndetse abantu twita intiti hahandi usanga basinyana amasezerano yo guhagarika intambara babeshyana. Mu mpapuro intambara igahagarara, naho mu bikorwa umwirabura akica undi akahava, ari nako duteza imbere inganda z'intwaro z'abazungu. Reka dusenge. Turagushimya nanone Uwiteka kuko usohoje gukiranuka kwawe, Mwami Imana, kugira ngo tutarambira ubwoko bwawe. Reka umwanya nk'uyu dusubikira ahangaha, ariko wowe ntusubike, ndetse ukomeze kutwihishurira ibyo dukwiye kuganiriza ubwoko bwawe kugira ngo bizahindure aka karere. Kandi Mwami Imana, ndakwinginze kugira ngo umutima wa buri wese udukurikiye ubashe kumuhishurira ukoresheje bwa buryo bwawe bw'ubumana, ngo twebwe turabaswa mu baswa, ariko ubishimye wahishurira mwene data udukurikiye ukamuhishurira ko akarere k'ibiyaga bigari ikibazo gafite kidashobora gukemurwa n'ibibazo by'ubwenge bw'abana b'abantu, ahubwo bizakemurwa no kukubaha no kukugarurukira. Mwami Imana, tukakubaha, nawe ukaduhishurira uko dukwiye kwitwara n'uko dukwiye kugeza nk'uko wabihishuriraga ubwoko bwawe ari nabo dukomokaho b'Abisirayeli b'ukuri. Ba bandi imiryango 10 wasezeranya kuzatarura aho yatataniye, ba bandi Mwami Imana abo nibo twebwe. Uwiteka, ndakwingize kugira ngo ujye urushaho kubihishurira benshi, kugira ngo abantu bimenye, kuko ijambo ryawe ritubwira ko utazi yava atamenye yajya. Urakoze rero, komeza kubana natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Gorora byose vuba. Shalom shalom.